Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo mbahe ikaze mwese mu iteraniro ry'uyu munsi, ndetse Imana ibahe umugisha, ibagire neza kuba n'ubundi tugiye kubana imbere y'Imana mu buryo bw'iteraniro, ndetse n'abari hafi n'abari kure n'abandi turafatanya ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha, ibagire neza kandi ni ukuri isohoze ijambo ryayo. Turasoma n'ubundi hano muri Matayo igice ni cya karindwi. Matayo igice ni cya karindwi, umurongo ni uwa 15 turageza ku murongo wa 20. Kandi ijambo Imana iduhaye uyu munsi ndetse tuzazirikana iminsi 7 ni ijambo ritubwira ngo imbuto z'ubutumwa bwiza. Dusome iyi mirongo yo muri Matayo igice cya karindwi umurongo wa 15. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasigaryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Imana ishimwe cyane kandi no kuri Imana ihabwa icyubahiro. Dufite impamvu zo gushima Imana. Imana yabanye natwe kuva twatangira uyu mwaka, none turimo turasoza ukwezi kwa mbere. Imana yabanye natwe buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Imana yagiye iduha ibisubizo bijyanye n'ijambo ryayo, kuko Imana iduha ijambo kandi ikaduha ibisubizo bijyanye n'ijambo ryayo. Ndashima Imana rero muri iki cyumweru ko Imana yakomeje kuduha ibisubizo bijyanye n'ijambo rivuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, kandi mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kubera iki? Kuko Imana irashaka gukomeza kuduha ibyiza. Imbuto z'ubutumwa bwiza. Mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16, Pawulo yaravuze ati, erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Uwizera wese gukizwa abiheshwa n'ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Pawulo agakomeza ati, uhereye ku muyuda ndetse ukageza no ku mugiriki. Bishatse kuvuga ngo agakiza tugahabwa mu butumwa bwiza, kuko ni imbaraga y'Imana. Ni ubutumwa bwiza rero, ni inkuru nziza. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Tumaze kwakira ubutumwa bwiza rero, tumaze kwizera Imana muri Kristo Yesu, ikindi duhamagarirwa ni ukugira ngo twere imbuto. Kandi ntabwo ari ukwera imbuto gusa, ahubwo ni ukwera imbuto nyinshi. Kandi ntabwo ari imbuto nyinshi gusa, ahubwo ni imbuto nyinshi kandi zihoraho. Haleluya. Imbuto zihoraho igihe cyose, haba ku zuba, haba mu gihe cy'imvura, uko byaba bimeze kose duhamagarirwa kwera imbuto. Ijambo ry'Imana umunyezaburi ya mbere umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Kubera iki? Kuko atewe hafi y'umugezi. Imana ishimwe cyane ngo icyo giti cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Kubera iki? Kuko gitewe hafi y'umugezi. Ni ukuvuga ngo nidushinga imizi mu ijambo ry'Imana, uyu mugezi ni ijambo ry'Imana. Ngo umugezi waratembaga uturuka mu rusengero, noneho aho uwo mugezi ugeze hose, icyo uwo mugezi ukozeho cyose kigahembuka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nitutura mu ijambo ry'Imana, bene data bavandimwe, cyane cyane yuko muzirikana umwanya nk'uyu nguwo wo kuba imbere y'Imana, ariko ijambo ry'Imana ni ngombwa cyane, kuko ni umugezi, ni amazi. Nidutura mu ijambo ry'Imana tuzabasha gushinga imizi kandi tuzera imbuto nyinshi kandi zihoraho. Imana ishimwe cyane. Hano rero muri Matayo tubonye neza yuko igiti cyiza ntabwo kibasha kwera imbuto mbi. Ni ukuvuga ngo ahari imbuto mbi, igiti ni kibi. Ni ukuvuga ngo imbuto nziza zera ku giti cyiza. Ni ukuvuga ngo duhamagarirwa kwera imbuto zikwiriye abihana, kugirana urukundo hagati muri twebwe. Aha ngaha rero
umwami Yesu Kristo yakomeje atanga ikibwirizwa. Murabizi neza yuko yatangiye kubwiriza ari ku musozi hejuru nyuma yo kugeragezwa na Satani mu gice cya 4 cyo muri Matayo. Anga Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo bugaragaza Yesu nk'umwami, umwami w'abami, umwami utegeka byose, umwami ushobora byose. Niyo mpamvu yatangiye kubwiriza hariya mu gice cya 5 atubwira abahiriwe abaribo. Ariko cyane cyane ku murongo wa 14 wo mu gice cya 5 ati muri umucyo w'isi. Kubera kuko umwami Yesu Kristo ashaka ngo uhaguruke umurike urumuri rwa Kristo. Iyo niyo nzira y'ubutumwa bwiza, niyo nzira yo kugira ngo habeho imbuto z'ubutumwa bwiza. Twarimbye indirimbo ngo biba mu gitondo imbuto z'ineza, byo biba ku manywa n'ikigoroba. Kubera iki? Kuko imbuto zigomba guhoraho ibihe byose. Mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Izo ni imbuto z'umwuka wera. None ni ngombwa cyane, tugiye gutangira ukwezi kwa 2 bene data, ndabahesha umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo izi mbuto z'umwuka zikugaragaremo zose uko zingana, aho ugenda hose, mu kazi kawe, muri gahunda zawe. Ni ukuri Imana ikurebe kandi kwishimire, maze ikuboneho imbuto z'umwuka. Imana ishimwe cyane, kandi ni ukuri Imana yawe icyubahiro. Umwami Yesu rero atangira iki kibwirizwa yatugaragarije yuko abahirwa bamwe bihangana, bakiranura, abanyembabazi, abagwa neza. Ariko none ati muri umunyu w'isi. Nuko rero muri umucyo w'isi. Umucyo rero ugomba kujya ahagaragara kugira ngo uboneshereze abari mu mwijima. Ni ngombwa rero kwera imbuto nziza zitandukanye n'imbuto mbi. Kandi umwami Yesu Kristo anga turi gusoma mu gice cya 7 arimo arasoza iki kibwirizwa abwira abantu yuko duhamagarirwa kwera imbuto nziza, kandi tukirinda abaza bameze nk'intama, kandi muri bo ari amasega aryana. Ati mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza biyoberanyije, cyane cyane mu gihe cya none. Ngira ngo umwami Yesu Kristo yararebaga akabona igihe cya none, akakibona nk'uwo munsi. Noneho aduha ijambo ati mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza bababeshya, baza bavuga iby'iminsi, kandi umunsi uzwi n'Uwiteka Imana. Mu byakozwe no mu gice cya 1 umwami Yesu Kristo yaravuze ntibazababeshye, nimuzibaze byinshi, mumenye ngo uwo munsi w'amateka Uwiteka Imana yarawibikiye, niyo ibizi. Gusa uyu munsi ihamagarira umuntu wese uri ahantu hose kugira ngo abashe kwihana, abashe gukizwa. Imana ishimwe cyane, kandi ni ukuri Imana yawe icyubahiro. Niyo mpamvu rero imbuto nziza, ndetse umwami Yesu Kristo arangiza icyo kibwirizwa avuga urugero rw'umwubatsi wagiye kubaka ku rutare, ndetse avuga n'undi wubatse ku musenyi. Imana ibaho umugisha, kuko mugira umwanya nk'uyu wo kugira ngo tube imbere y'Imana, kubera ko mwahisemo kubaka ku rutare. Ngo inzu zabaye ebyiri, imwe yari iyo ku rutare, indi iri ku musenyi. Ngo nuko igihe kigeze imivu iratemba, umuyaga urawutera, noneho byose byikubita kuri iyo nzu. Ariko ngo inzu yari yubatse ku rutare, iyo nzu yasigaye ihagaze. Imana ishimwe cyane. Niwubaka kuri Kristo, reka nkubwire, imivu ntabwo izabura gutemba, imiyaga ntizabura guhuha, ariko urugo rwawe ruzasigara ruhagaze ndetse rwemye, kubera Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Iki ni ikibwirizwa rero umwami Yesu yatanze, kandi asohoreza ku nzu yubatse ku rutare, ku nzu y'umunyabwenge. Umunyabwenge ashaka Imana, kandi umunyabwenge agendera mu ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo rero mwirinde cyane abahanuzi b'ibinyoma, mwirinde abafarisayo n'abayahudi. Abayahudi bagenda bavuga ngo ni twebwe gusa twatoranyijwe, abafarisayo bagenda bashyira imbere amategeko, nyamara kandi bakirengagiza ubuntu bwo muri Kristo Yesu n'amaraso yamenetse kugira ngo tubashe kubabarirwa ibyaha byacu. Mu myaka 3 rero umwami Yesu Kristo yamaze abwiriza, yamaze yigisha, yamaze akora umurimo wa hano ku isi. Hari ingingo nyinshi yagiye agarukaho, ariko ndagira ngo tugaruke kuri 3 kubw'ubutumwa bw'uyu munsi. Icyambere nuko tutagomba kubeshwa n'abayuda n'abafarisayo. Ntukabeshwe n'abafarisayo cyangwa n'abayuda. Bishatse kuvuga iki? Ni ukwirinda nyine, ni ukwirinda mu Mana. Kubera iki? Kuko
ijambo ry'Imana ntabwo Imana ishaka ngo abantu bayo basubire mu bubata, ntabwo Imana ishaka ngo abantu bayo basubire mu buretwa, ntabwo Imana ishaka ngo abantu bayo basubire mu bukoroni. Niyo mpamvu umwami Yesu Kristo yabwirizaga abisirayeli, kuko yari azi amateka y'abisirayeli, ko iyo bibagiwe ubutumwa bwiza bisanga kwa Farawo muri Egiputa, iyo bibagiwe ubutumwa bwiza bisanga i Babuloni, iyo bibagiwe ubutumwa bwiza bisanga mu bukoroni. Muri iki gihe cya none Satani atwaje benshi igitugu, kandi niyo mpamvu imbuto tugomba kwera ni ukugira ngo tugende dushake abo ngabo. Biba mu gitondo imbuto z'ineza, biba nimugoroba imbuto z'ineza. Ni ijambo ry'Imana. Umwami Yesu Kristo ati mwirinde kubera iki? Kuko hari abazakuzanira urutonde rw'amategeko bakubwira bati kugira ngo ubone ugirirwe ubuntu n'Imana, kugira ngo ubone ibisubizo nuko aya mategeko ugenda uyakurikiza nkuko nyaguhaye ku rutonde. Oya, ijambo ry'Imana Yesu Kristo yaraje kugira ngo tugirirwe ubuntu, tubone agakiza nitumwizera, nitunyura muri we tubashe guhura n'Imana. Imana ishimwe cyane kandi n'ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Kubw'ibyo rero urahirwa, urahamagarirwa gushima Imana kubera agakiza, kubera ko Imana yarakubohoye muri Yesu Kristo. Ntabwo ugitwarwa na Satani, ntabwo ugitwarwa n'ibyo byose, ahubwo itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryakubatiye ku bubata bw'icyaha n'urupfu. Kubw'ibyo rero umwami Yesu Kristo akubikiye ubugingo bw'iteka, ati ngiye kubategurira aho muzaba kandi nzagaruka mbajyane, kugira ngo aho ndi namwe mubeyo. Kubw'ibyo rero ntihagire ukubeshya, ntihagire ugukura umutima, cyangwa se ntihagire n'ugutera ubwoba. Icyo ni kimwe umwami Yesu Kristo yagiye agarukaho, kugira ngo ubashe kugira amahoro ndetse n'umudendezo, ubashe kugira ubwishingizi yuko mu Mana ntacyo wabasha kuba. Umwami Yesu Kristo ati abo mfite mu kiganza cyanjye ntawe uzabavuvunura, kuko nabaciye nk'imanzi. Imana ishimwe cyane. Ibyo byonyine byagushimisha, byagutera umunezero kubona umwami Yesu Kristo agufite mu kiganza cye, kandi ntawe ubasha kugukuramo. Ni umwami w'abami kandi ushobora byose. Icya kabiri, ntutinye ibyo uhura nabyo uyu munsi. Uyu munsi birashoboka ko hari ibyo wahura nabyo, ibyo nabyo ntibigutere ubwoba. Kubera iki? Kuko hari abizera bajya bibaza, cyane cyane iyo Satani nawe ari hafi kugira ngo yinjize ukutizera, maze bagatekereza ko ahari ab'isi byabo biri gucamo, ab'isi byabo biri kwihuta bitungana. Oya, burya Satani nawe ni umunyabinyoma. Kubera iki? Kuko ibyo agerageza kugaragaza byose ababikora kugira ngo arimbure umuntu, ariko mu Mana muri Yesu Kristo tubasha gutegereza. Umwami Yesu Kristo ati murindire ibyasezeranijwe. Imana ishimwe cyane. Imana rero ntabwo igitinza amasezerano, ahubwo yihangana idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bakizwa. Kubw'ibyo rero uyu munsi ntugire ubwoba kandi ntutinye, kubera ko Imana iri kumwe nawe. Icyo Imana ishaka no kugira ngo twagure ubwami bwayo. Kwagura ubwami bw'Imana ni igisubizo bene data. Mu gihe cyose dusenga, ibyifuzo dusenga kugira ngo ubwami bw'Imana buze mu mitima yacu, ubwami bw'Imana bwaguke, bugere hirya no hino, hakurya no hakuno, maze uwo ni wo mugisha. Ijambo ry'Imana riratwibutsa ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Imana ishimwe cyane. Mu masengesho yacu rero tujye twibuka gushaka ubwami bw'Imana, tujye dusengera abakiri mu bubata bwa Satani, tujye twinginga kubwo abakiri mu bukoroni bw'umwanzi, tujye twinginga dusenga Imana kubwo abakiri mu buretwa, kugira ngo Imana ibagarure ibavane mu mpande enye z'isi, abakobwa n'abahungu, maze yongere ibiyegereze. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo icya mbere rero, ntihakagire ugushuka, ntihakagire ukubeshya, ntihakagire ugutera ubwoba, ntihakagire ukuvana mu byiringiro. Icya kabiri kandi, ntutinye ibyo waba uhura nabyo byose uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu, ntutinye n'ahazaza. Imana ishimwe cyane. Ntutinye ahazaza. Kubera iki? Kuko ahazaza harashingawe. Umwami Yesu Kristo ati ndababanjirije. Kubera iki? Kugira ngo mbategurize. Imana ikugenda imbere igatunganya ahadatunganye. Niyo mpamvu muri Yeremiya ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro ntabwo ari ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ibyo muzabona mu gihe kiri imbere. Imana ishimwe cyane. Tugire ibyiringiro bene data. Kubera iki? Kuko izo ni imbuto z'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni inkuru nziza. Inkuru nziza ni Yesu Kristo. Kubera iki? Kuko umwami Yesu Kristo muri we harimo umunezero, muri we harimo gukira,
muri we harimo ibisubizo byo mu buryo bwose. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Imana rero yigeze kubyemera, Abisirayeli bagaragara nk'abatatanye, ariko bake muri bo bakomeje ubutumwa bwiza kandi tubona umusaruro yuko natwe ijambo ry'Imana ryatugezeho. Imana ishaka ko wera imbuto, Imana ishaka ko wera imbuto nyinshi kandi imbuto zihora. Muri iki cyumweru ujye ufata akanya nawe wigenzure, ubwo tugiye gutangira ukwezi kwa kabiri, ufate intego, ufate umwanzuro, uvuga uti ngiye kwera imbuto nyinshi muri uku kwezi kwa kabiri, imbuto z'abana b'Imana, imbuto z'umwuka. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana igushoboze. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe uhimbazwe, uhabwe icyubahiro. Uruwera kandi urakiranuka, uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose, uri Imana ikora ikabigaragaza. Turagushima kubwira ijambo uduhaye, kandi Uwiteka Mana turasenga kugira ngo wigaragaze, maze ushoboze buri umwe wese, yaba ari uri hano ndetse n'abandi turi kumwe hirya no hino, Mana, mu buryo bw'ikoranabuhanga, kugira ngo buri wese umushoboze, kugira ngo tugende twera imbuto nyinshi, imbuto zihoraho, imbuto z'umwuka, imbuto z'abana b'Imana, kugira ngo n'abatizera nibaturebaho bahere ko baguhindukirire, kandi nabo bagende bera imbuto nyinshi, uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.